nguruka rumaze kukuzengurukana bakujyane muri moroge bakujyane muri rehab kuko baje jewe ibindi kuvuga nta nzoga mba nanyweye nta nitabi mba nanyweye kuko nta niryo ariko birarambiranye igihe cyose urakora ibintu gene nakwibagiwe narinzi ko naho mu Kampala ngira ngo wahacuramye nimba ukeneye ko abantu bakugira sympathy fine ese ubundi waje mu Rwanda tugahangana tureba tukareba shayago ngwino mu Rwanda uri kumva kabigiji wabukazi ngo nkakurangire na kurundemo na za mayirungi byose kugira kuko ndabona ngira ngo n'urumogi rwaho ngaho ngira ngo rumaze kuno no kukuzengereza narwo rwaba hybrid se uratambuka ngo jihadi ukagira gute ngo ntawe wakubise inyundo wazanya abantu aho ngaho wicaza umuntu aza arantuka avuga ngo mama acuruza gatoranya gucuruzwa ubwonko we warangiza we nze nkuzanira ibya nyoko na mwene nyoko ibyababayeho mbikuzanire nje mbikuzanire hano wakwitonze kora ibyawe nunda kora ibye njewe reka nkwereke fanya byako nanjye nkora ibyanjye ikibazo kive mu nzira ubundi watashye mu Rwanda tukarebana ubundi neza cyane uri kurora aho nga uri mu buhungiro warahunze nyine je hari n'igemba nakugiriye impuhwe nakugiriye impuhwe kuko kuvuga ugaterana amagambo ufite ibibazo byinshi byarakurenze vayo wagiye ugurishije nahangaha nikanya ngwino nge ndagukodeshereza inzu ubona aho uzarya uryama n'uwo mugore waho kugira ngo mwirwe muryamye mu ntebe genda ushaka ibintu utunga umugore wawe ndakwisabye utunge n'uwo mwana wawe unkure muri ako kayozo kawe bwije bwakeye aba rero abo bantu bunavuga ni nabushyira mu bibazo nkureba guhaye video sugira ngo ntiwamushyize mu bibazo wamushyize mu bibazo hahandi we no kubyikuramo bizamugora kandi je wemeze gutya nacanye ku jisho gutya pa we kubyikuramo bizamugora unabimubwire kuko umunsi namukubise hanze azagira ngo akubiswe n'inkuba icyo tucyumvikane uzahagara hari ugenda umuvugire na mafaranga y'inzugira utunzwe na famiye y'uwo mugore niyigutunze jya muri YouTube ukore uvuga ibizima uzane content izo ushaka zose ariko nimba ndi gutuma ugira udufaranga ukamvuga abantu bakakureba ukagira udufaranga nukuri kw'Imana nguhaye rugari mvuga pe banyarwa nimwumva yamvuze muzamure cyaza bari gushaka ibitu genda upagase ushaka amafaranga kuko imyenda wirirwamo niyo dabiju yakuguriye ahubwo ndi nkawe nakayitaye nkagura indura yigura iki ufite iki wambobowe iraho ngaho gusa y'inkemba rusatsi banzu ugende mu unyitegereze nawe wirebe uje muri mira wirebe noneho unicaro ariko n'aba bantu ufitiye umwana ubu ntibumiwe aho ntuzanabarira umwana mu nzu ariko se batatwohereje ntiwanamuta baba bagomba kohereza amafaranga mu kabaho wananiwe amafaranga niwatungwaga na dabisho si wowe wagutungaga si wowe wakwishyuriye inzu dabisho ko harira tubizane tubimanike nka hariya ja niyishyurira inzu imyaka wanyitegereje uri bukuva muri TV10 ukuntu horaga undirira ndaburaye ngize ntya wabiye abanyarwanda bibagirwa bagiriye neza koko bibagirwa bagiriye nabi bibagirwa bagiriye neza njewe hari n'igiceri cyawe cy'icumi wampaga ko nahoraga nkwereza udufaranga two kubaho reka mbikubwire sinjya nanavuga uretse ko waje ukigira akaraha kajyahe nayaguhaga kubera ko nkurongora cyangwa undongora kwari gutangira ngo abantu ngo birirwa bararongora karongorana na nyamusiga hamwe ese ubundi abantu barongoranye urababara cyangwa uraryoherwa stop sohoka mu bitsina by'abantu wangegeraho leta y'u Rwanda ntijya yivanga mu bitsina ntijya yivanga mu mibonano mpuzabitsina ubuza kubyidumburamo nkande oya mube muretse gatoya ngo wowe ngo rero ngo urareba ngo abana b'abahungu mwene nyoko mwene so
bazane wabagira inama bakajya kurega muri ribu ko we bataruziza imyaka ibiki n'ibiki banza urebe imyaka ufite umuntu w'umugabo wirirwa mu busutwa wabyaye va mu mihanda ujye kurera umwana wabyaye genda ushaka igitunga umwana wite no ku mugore unamukorera udusatsi harya abeho neza n'urukweto wambaye ibintu byose dabije buriya telefone iyo duhuye ni n'inshuti yanjye ni nacyo kintu cyakubabaje iyo duhuye ndebamo n'urukweto mbona wambaye n'urwo yakuguriye mwoherereze udukweto hano i Kigali wambare ukeneye iki tugufashe turagufasha aho kugira ngo uhore uvuga ngo usakuza gutya we